Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Mbere byose mbanje kubasuhuza mwebwe mwese mukurikiye iki kiganiro cyacu itorero n'umurimo w'abizera. Twatangiranye tuvuga ibintu 9 bibuza Imana gukorana natwe. Muri ibyo bintu 9 uyu munsi tugeze ku cya 9 ari nacyo cya nyuma. Rero reka nongere mbisubiremo gatoya mbere yuko tukigeraho ku buryo burambuye. Icya mbere twabonye kwibagirwa ijambo Imana yakubwiye cyangwa Imana yavuganye nawe, ko bishobora gutuma Imana idakorana nawe. Kwibona ko ari wowe uzi kurusha abandi bishobora kwimira ubushake bw'Imana hagati muri twebwe. Abantu gukora imirimo itari iyabo nabyo bishobora gutuma Imana itabasha gukorana nabo. Icya 4 abantu bicaye ari ntacyo bakora. Icya 5 abantu bataye umurimo n'inshingano bahawe. Icya 7 kugomera umwami Imana. Icya 8 kubura ubumwe. Icya 9 icyaha uyu munsi aricyo tugiye kureberaho. Mu kiganiro giheruka ubwo twareberaga kubura ubumwe, twaje kureba uburyo amacakubiri agasenya ubumwe bw'abantu, bigatuma ibikorwa byinshi bitabasha kugerwaho, kubera kuko aho kugira ngo abantu batekereze ibagirira umumaro, ahubwo batekereza aho bakura imbaraga kugira ngo barwanye bagenzi babo. Rero uyu munsi tugiye kureba icyaha. Icyaha kizana gutandukana n'Imana. Ahari icyaha, kubaho kw'Imana ntigushobora kubaho. Niba wumva ufite amahoro mu kubaho kw'Imana, umenye yuko uri mu cyaha. Nimba wumva wihesha amahoro mu kubaho kw'Imana, uba uri mu cyaha. N'Imana iraza kukuvaho igende. Aho icyaha kirimo gutegeka, nta kubaho kw'Imana guhari. Mu buryo bumwe, ahari kubaho kw'Imana nta cyaha naho kihaba. Tureka turebe mu Kuva ibice 33 umurongo wa 3. Aravuga ngo mujye mu gihugu cy'amata n'ubuki, kuko ntazaba hagati muri mwe mujyayo, kuko muri ubwoko butagonda ijosi, ntazabarimburira mu nzira. Niko Imana yabwiye Abayisiraheli bagende, kuko ari ubwoko butagonda ijosi, kugira ngo Imana itazabarimburira mu nzira kubera kwanga kuva ku izima kwabo cyangwa no kudaca bugufi kwabo. Icyaha gituma Imana itaba hagati y'abantu bayo, kuko ije hagati yabo kandi hariho icyaha, irabatwika. Kuko ari Imana itwika, ni umuriro ukongora. Tubibona mu Gutegeka kwa 2 ibice 4 ku murongo wa 36. Tukabibona mu Bami ba mbere, mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 19 ku murongo wa 12. Ushobora kuhasoma witonze. Cyangwa tukabibona muri Zaburi ya 50 ku murongo wa 3, Zaburi ya 97 ku murongo wa 3, Yesaya ibice 66 ku murongo wa 15, n'Abaheburayo ibice 12 ku murongo wa 29. Iyo kubaho kw'Imana kumanutse, gutwika umwanda wose. Yosuwa ibice 7 umurongo wa 11 n'uwa 12. Reka tuhasome naho. Abayisiraheli bacumuye kuko baciye mu itegeko ryanjye nabategetse, bagatwara ku bintu byashinganywe, bakabyiba, bakirengagiza, ndetse bakabishyira mu bintu byabo. Icyo ni cyo gitumye Abayisiraheli batabasha guhagarara imbere y'ababisha babo, bakabaha ibitugu, kuko bahindutse ibivume, ndetse sinzongera no kubumva ukundi, keretse murimbuye ikivume mukagikura muri mwe. Aha ni igihe Akani yari yakoze ku byashinganywe ubwo barimburaga umudugudu w'i Yeriko. Byatumye Abayisiraheli batera ibitugu ababisha babo, barabarimbura. Ariko bakomeje kwinginga umwami Imana abasha kubabwira kuko icyo cyaha Akani yakoze wenyine cyahise kigaragara ko ari icyaha cy'Abayisiraheli bose. Umwami Imana arababara, bituma batera ibitugu, bituma atongera kubarwanirira imbere y'ababisha babo. Batera kuri Ayi, kari akadugudu gatoya katanganya n'amaboko nibura na Yeriko, ariko bateyeyo baratsindwa.
batsindwa kubera akani. Rero umuntu umwe mu itorero ashobora nawe gutuma itorero gukora kw'Imana kutagerwaho kubera kwivuruguta mu byaha. Iyo ari umuyobozi ho biba ibindi bindi. Iyo ari umuyobozi wa korali ugasanga korali ntitera imbere, nimba mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nimba ari umuyobozi w'abanyamasengesho ugasanga rimwe na rimwe n'amayerekwa n'ibindi byose biza bipfuye bitakiri bizima, ugasanga nta byungura abantu bikiboneka. Yesu atubabarire. Icyaha gituma abantu bavumwa. Rero iyo umwanzi Satani amenye yuko utari mu kubaho kw'Imana, mu mwanya wo kuguhunga Uwiteka, mu mwanya wo guhunga Uwiteka arakwirukanye. Ntabwo ushobora guhagarara imbere y'umwanzi ukiri mu byaha. Uzahora uneshwa, uzagwa hose, kuko intambara zineshwa n'Imana. Twebwe nta wundi muntu utuneshereza usibye Imana. Rero yimba twarangije gucumura tuba twagiye kure yayo. Ngira ngo tugiye mu rugero rw'ukuntu umuntu ahunga Imana, nubwo wenda mu buryo ubu ngubu hari ibintu bimwe abantu basa nk'abamenyereye. Uzasanga mu itangiriro bivuga uburyo Adamu na Eva bakimara kurya ku itunda bahise bumva bambaye ubusa, barahunga. Ngo mu mafu ya n'imunsi bumva Imana, imirindi y'Uwiteka barahunga. Imana ivuga ngo muri hehe? Twumvisha imirindi yawe turihisha. Kubera iki mwihishe? Ni uko twabonye twambaye ubusa. Bari batacyambaye ubwiza bw'Imana. Nawe iyo utacyambaye ubwiza bw'Imana, umwami Imana araguhunga, uba uri kure yayo. Reka dusome muri Zaburi 66 ibice 18. Iyo ntayibwira ibikiranirwa mu mutima wanjye, Uwiteka ntabanyumviye. Iyo uri mu cyaha, nubwo wakwiyiriza imyaka miliyari ugasenga ubira ibyuya by'amaraso, Imana ntabwo izakumva. Icyaha ni urukuta rukomeye ruba ruri hagati yawe n'Imana, kandi ufite kurusenya nta wundi ni wowe. Icyaha ni urukingo mu matwi y'Imana. Icyaha gituma Imana itabasha kumva. Niba ushaka kutumvwa n'Imana, wowe ibere mu cyaha. Reka dusome muri Yesaya 59 umurongo wa 2 n'uwa 7. Ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso, ikanga no kubumva. Nta wambaza izina ryawe, nta wibatura ngo agukundire, kuko watwimye amaso ukadutsemba uduhoye gukiranirwa kwacu. Imana ntabwo ishobora kureba icyaha. Wibuke igihe Yesu Kristo yari ku musaraba, se yamuteye umugongo, yaramuretse kubera ibyaha by'isi yari yikoreye. Muri ako kanya icyaha gitera Imana guhisha amaso yayo. Ushobora kuba usenga kandi Imana yaraguteye umugongo, ntaho uzagera. Kuraho iyo nzitizi imbere ikubone, yumve gusenga kwawe. Reka dusome muri Hoseya ibice 5 umurongo wa 6. Bazajyana imikumbi yabo n'amashyo yabo bajye gushaka Uwiteka, ariko ntibazamubona, yitandukanije nabo. Nta yindi mpamvu. Bazajyana amaturo pe, utanga 10, utanga amashimwe, unahiguhigure, ariko Imana hari igihe utazayibona, kubera kuko hari urukuta idashobora kukuboneramo rw'icyaha. Ushobora gutakaza umwanya wawe w'ubusa ushaka Imana kandi yo yarigendeye. Kuraho iyo nzitizi imbere yawe. Ushobora kuba ari wowe wahagaritse gukora kw'Imana. Nshuti yanjye, icyaha ubundi no mu bundi buryo bavuga kuko ni inkota irimo gusogota umutima w'Imana. Imana ntiyabasha gukorera mu byaha. Ni ukuvuga ngo iyo waguye mu byaha, iyo uba mu byaha, uba mu buzima bw'ibyaha, Imana Satani aba yarangije kubona ibirego. Muri Petero niho habasha kutubwira ngo
ngo mwirinde ibisindisha, mumenye yuko umurezi wanyu Satani azerera ari nk'intare itontoma ishaka kuyiconshomera. Ni umurezi. Satani ahora aturega. Nta kindi kintu gituma duhagarara imbere y'Imana tukarwana tukanesha Satani, ni ukubera kuko tubasha kuva mu byaha. Ni ukuvuga ngo Satani aba aturega buri kanya. Iyo dusenga natwe tuba turimo kwiregura, natwe turimo kumutsinda, imbaraga z'Imana zikaza. Niyo mpamvu dutangira tuvuga tuti Uwiteka Mwami Mana ishobora byose, Mana ifite byose, Mana izi byose, mbere ya byose banza unyezeho gukiranirwa kwanjye, hanyuma numara kunyezeho gukiranirwa kwanjye umpe kunesha byose. Nongeye gusenya imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Uri mu byaha wazisenya ute? Ni ukuvuga iyo uri mu byaha urukundo rw'Imana rwo ntirushobora kukuvaho. Imana iragukunda, hari byinshi yakugeneye, ariko noneho intambara zose uzabasha kuzitsindwa. Ni nk'uko wabona umwana winereye. Umwana winereye icyo akora ni ukuhagirwa. Iyo ahanaguwe gusa isazi zikomeza kututumba, zikomeza kumwirukankaho. Rero n'umuntu uri mu byaha iyo yihesheje amahoro, abadayimoni baza bameze nk'isazi bagakomeza kumugendaho. Aho yaba ari muri korari urusazi rukaba rwinshi, abadayimoni bakaba benshi. Yaba ari mu murimo w'ivugabutumwa urusazi rukaba rwinshi. Aho ariho hose ntabwo ashobora ibyo arimo byose bihinduka umwanda. Umunuko uba wose imbere y'Imana, umunuko uba wose n'abadayimoni bagahurura. Rero ikiruta byose amaraso ya Yesu Kristo abasha kutweza tugatungana. Twezwa n'amaraso ya Yesu Kristo kubera kuko twabashije kumwemerera, kongera kwihana, tukafata ingamba zo kuba tutabisubiramo. Gusa Satani we umukino ahora dukinisha buri munsi ni ukugira ngo aze nibura dusige ibyaha. Hari igihe tugwa mu byaha tutanabigambiriye, ariko icyaha waguyemo utakigambiriye ntabwo gikuraho gukiranuka kwawe, kuko Kristo waguhamagariye urwo rugamba niwe ubasha kuza akakubyutsa ahandi waguye mu cyaha. Ariko hari igihe ugwa mu cyaha wakigambiriye, icyo ngicyo gisabaga kugira ngo ucyature. Ni nayo mpamvu icyaha waguyemo utakigambiriye, kucyatura biroroha. Kabone niyo bwaba ari ubwicanyi, kabone niyo bwaba ari ubusambanyi, kabone niyo bwaba ari ubujura, n'icyo watwaye usho kugisubiza biroroha. Ariko icyaha wakoze wagambiriye ahubwo bigutera gukora ibindi byaha byinshi kugira ngo urusheho kugihishira. Umuntu yimba yishe umuntu yabigambiriye, n'undi muntu akeka kuko yamubonye yumvisha urusaku aramuhiga nawe akamwica. N'undi muntu bahuriye mu nzira nawe yamukomeretsa kugira ngo arusheho guhunga. Ugasanga ibyaha bikomeje kuba ari byinshi. Umuntu wanyweye inzoga mu itorero wenda akababonye mugenzi we aramubonye, azatangira musebye, amushyiraho amagambo, agire gute, ahubwo agire ibindi byaha byo kugira ngo ateshe agaciro wa wundi kugira ngo ibyo azavuga bitazakunda. Umuntu mbese ni ukuvuga ngo icyaha wagambiriye ukakigwamo gituma ubasha gukora ibindi byaha byinshi, ugahinduka akahebwe, ugahinduka igicamuke n'inzererezi. Bene data, reka twumvikane, mwihangane, reka tuve mu byaha. Cyane cyane ibyaha bishobora guturuka ku irari, bishobora guturuka no ku ishyari, bishobora no guturuka muri kamere yawe iyo utabashije kuyirwanya. Ni ahantu hatatu: ishyari, irari na kamere. Ibyo ngibyo nizo ndiri z'ibyaha. Rero hamwe nawe, hamwe nanjye, reka dufatanye dukomeze dusabe Umwami Imana aturwanire tubashe kunesha ibyaha, kugira ngo gukora kwayo kurushaho kuba muri twebwe, kandi Umwami Imana arushaho kutugenderera, Umwami Imana arushaho gukorana natwe, imirimo n'ibitangaza bikomeze bigendane natwe, izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo rihabwe icyubahiro. Ni Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard ushaka kugira ngo tugire ibindi twunguranaho. Icyo ngamije ni ukugira ngo Yesu Kristo akomeze kuba umwami w'abamwizera, kandi akomeze guha imbaraga abamwizera mu by'ukuri. Ushaka rero, telefone yanjye ni 07 ya WhatsApp 874 amahoro y'Imana abane namwe, kandi Yesu Kristo akomeze kudufasha tubashe guhamagara Imana ikorane natwe mu minsi yo kubaho kwacu yose. Ishimwe n'icyubahiro bye none n'iteka ryose, amen.